dushingiye ku byo tubona ni nk'aho imperuka yo yageze. Biratangaje kubona umuntu w'umugabo agenda mu muhanda avuga ati buri mukobwa wese mbonye mu nzira ni uguhita ndyamana nawe. Ubwo ni nk'ibi ngibi byabaye kuri uno mugabo, cyangwa se ni nk'ibi ngibi bikorwa n'uno mugabo, ikumva ko buri mukobwa wese ashatse cyangwa se yifuje azajya aryamana nawe, noneho ikirenzeho yarangiza agahita amwica. Tayari dore nuko nguko yaje afata umukobwa, cyangwa se afata umukobwa ahita amunaga aho ngaho mu manga. Arangije aho ngaho yari afite imodoka niko yahise yijyamo vuba vuba, ariko arimo arisesa atangira kuba yavuga ati reka reka njyewe nta na rimwe nzigira ngura indaya. Ubwo niyo magambo nyine umugabo arimo aragenda avuga ati ngo nta na rimwe azigera agura indaya, niba yari afite gahunda yo kuyigura. Ariko nicyo kintu arimo aravuga ubwo yaje mu modoka, yatangiye kuba yabenura ndagira ngo ndebere. Dore ngo aratangira kuba yabenura imodoka ye gake gake, ariko niba harimo ibitaka, niba harimo iki, dore nuko nguko inyuma hari uwahise uza muri ubwo buryo yitambika ya modoka yari igiye kuba yabenura. Umugabo nawe nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati si ibingibi bigenza gute, bigenza gute ko imodoka itarimo iragenda. Ubwo umugore nawe agatangira ati mutabare 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 mutabare. Umugore yavugije induru ati mutabare, ariko undi nawe arimo arapezanya n'imodoka ngo abe yareba ko abenura, ariko imodoka ntabwo irimo iragenda, irimo iramurusha imbaraga. Aho hafi hari umupolisi w'umukobwa urimo uragenda ubwo ngubwo kureba, yabonye umugore urimo urasunika imodoka, atangira kuba yakibaza ati sura mwari we ari mu biki buriya, akeneye ubufasha ibyo ari byo byose. Umupolisi nyine nk'abantu bose baba bitangira igihugu, rero kwitangira umuturage ntabwo ari ibintu birenze. Yaje yirukanka cyane ngo abanze amenye ikintu kirimo kiraba kuri uno mwari, afite n'imbwa ye tayari dore icyo muzaba muragendana. Umukobwa nuko nguko yaje arimo arabaza ati none se ufite ikihe kibazo umukobwa, ngo ufashe gute, ngo ufashe gute. Undi yatangiye kuba yavuga ati ino modoka igiye kuba yakora amabi, ino modoka mfasha rwose ntibe yabenura, igiye kuba yakora amabi. Umukobwa nicyo kintu nyine arimo aravuga ati ino modoka igiye kuba yakora amabi. Umupolisi yaravuze ati none se ngo ufashe igiye kuba yagwa ngaho. Undi akavuga ati sibyo ndimo ndavuga, ibintu birakomeye, ino modoka ikorerwamo ibyaha, nta kubwira ubwo yini utwawe n'umunyabyaha. Umupolisi yaravuze ati ampaye inka, ibintu urimo uravuga sindimo ndabyumva, reka tuyisunike. Ubwo umupolisi yafashije uno mugore nyine tubonye uje muri buriya buryo. Umugabo nawe akibaza ati si imodoka kitarimo iragenda, kwitegereza neza dore ngo arabona hari inyuma hari umupolisi ndetse n'imbwa. Ubwo yaribajije ati ngo iki, ibi ni ibiki? Ubwo nuko nguko yarebye biramucanga biramurenga, atangira kuba yavuga ati umupolisi, uriya mupolisi arimo arakora icyo hariya kuri iriya modoka. Ubwo umupolisi arimo arapeza, wa mugore we yisabura, umupolisi asigara arimo arapeza. Umugabo nawe akibaza ati se uriya we arimo arakora iki kuri iriya modoka, ni iki kintu kirimo kiramugenza, cyangwa se ni iki cyamuzanye hariya? Reka mbanze menye uriya mupolisi ikintu arimo arashaka. Umupolisi yagumye arimo arapeza, umugabo nawe akaza arimo aramubaza ati none se afandi, iko ndimo ndabona urimo urapeza imodoka, byagenze gute? Uzi uko nshaka kuba nabenura cyangwa se nshaka kuba namena bino bitaka, nari nayobewe ikintu kirimo kirayifata. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati oya dore n'uyu nguyu bimbwiye, niwe umbwiye ngo rwose ngo mufashe, dore n'uyu nguyu ariko guhindukira, dore yabuze umuntu, yarahebye araheba. Kaba kavuga ati si uyu muntu we yasinze yabongotse. Ubwo niko yavuze ati uwo muntu urimo uravuga se ari he? Undi nawe agatangira ati yari ari hano mu kanya gashize, kuko niwe umbwiye ngo mufashe kuba twapeza ino modoka, utaba wabenura, ngo hano ngo hari ibintu bibi ngo bigiye kuba byahabera. Umugabo yatangiye kuba yavuga ati no bari wo nguwo, hari uwo mbonye arimo ararenga hariya arimo aratabaza, none se ngwino njye kuba namukwereka unyumvire. Umugabo nyine ngo aramubonye ngo arimo aratabaza, yatangiye kuba yafata umupolisi ati ngwino tugende ujye kuba watabaza, kuko hari urabona ko nta kibazo gihari, ahubwo reka nze nkubwire ikintu nagukubwira. Undi ariko akavuga ati umuntu yari umuntu w'umukobwa nyine wambaye ibintu by'umweru, rero arimo arambwira ngo mufashe. Rero mu gihe mufashije sinzanagiye, none se ari kubura no kuba yansezeriye, yaba ari umuntu nyine ushaka kuba yagenda ukeneye ubufasha. Ubwo umupolisi ntarimo arabyumva ukuntu umukobwa amusize aho ngaho. Umugabo nawe akiyumvira ati se iki kigore kiragenda gutera, ikiragenda gute? Ubwo umugabo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yakiyumvira yibaza ataragenda gute. Yatangiye kuba yavuga ati yo kumbi uriya mukobwa buriya rero yahuye n'ibyago, ni ihungabana. Ngwino njye kuba namukwereka hariya hirya, yagize ihungabana ahora muri kano gace, ngwino njye kuba namukwereka. Umugabo nyine numvira ukuntu atangiye guhimba, uriya mukobwa ngo aramuzi ngo no muri kano gace ngagira ihungabana. Ubwo umupolisi yaravuze ati none se yaba akeneye ubufasha rwose akagenda ntabimbwire, ngo reka nze tujye kuba twamureba. Umupolisi ni umupolisi ugira umutima mwiza, yaravuze ati ibyo ari byo byose
akeneye ubufasha, reka tujye kuba twamureba. Tayari dore nuko nguko bagiye umugabo ntumbazana arimo aramwabatana cyangwa se arimo aramujyana. Dore tayari barirukanka, birukanka gake gake, ubwo umugabo yaramubwiye ati dore ni hariya imbere, reka tujyeyo ni hariya imbere. Tayari dore umugabo ngaramuzana mu mashyamba, niba afite iyihe misiyo, niba afite iyihe migambi isumbaza imizamba afite. Dore nuko nguko yaje arimo aravuga ati ngwino, dore ni muri kano gace ngwino, atuye hariya hepfo, ngwino rwose ni hariya tugiye kuba twahagira. Umugabo yazanye umupolisi mu mashyamba, ariko niba ari amahoro umuntu wari ugiye kuba yakica umuntu, ariko nyine biba bitangaje. Dore nuko nguko umupolisi nawe yamanukanye n'imbwa ye. Dore nuko nguko arimo arayijyana, umugabo nawe yakataje ngo agiye kuba yamwereka ahantu uwo mukobwa atuye. Dore nuko nguko bamanutse, ariko arimo aramujyana mu mashyamba niba hatuye abantu, niba batuye biki. Ubwo umupolisi nawe yaramanutse aramanuka, ariko ageze aho ngaho kwitegereza buri umugabo atangira kuba yavuga ati se agiye hehe, agiye hehe uriya mugabo we, agiye he? Umugore nyine yaribajije umugabo we arimo aramanuka yirukanka ati banguka. Ibanguka umugabo nuko nguko nyine arimo aramanuka cyane, ariko nawe aha ngaha utangira kugiramwo amakenga. Ibaza umuntu urimo urakujyana mu mashyamba ahantu hadatuye abantu, arimo arakubwira ngo hatuye umuntu, nawe ugiramwo ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati iki, uyu mugabo ahantu arimo aranzana koko, ubu hano hatuye abantu ubu hano hatuye abantu. Umugore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yakibaza, akibaza ati hano hantu haba hatuye abantu reka nze wenda manuke ndebe ibyo ari byo, ariko ndimo ndabona hateyemo ubwoba. Ubwo akiraho wa mugore cyangwa se wa mukobwa wari urimo uramufasha nuko nguko yahise amuhinguka impande, ariko atangira kuba yamubwira ati ndakwinginze ntukore ikosa ryo kuba wakurikira uriya mugabo. Uriya mugabo ni umuntu mubi, ni umugizi wa nabi, yakwica. Ahubwo genda ujye kuba watabara, hariya hari imodoka, agiye kuba yahamena itaka kandi harimo umuntu cyangwa se hariyo umuntu. Umugore agatangira kuba yavuga ati none se bishoboka gute ko mise nkubona aha ngaha, byaba bigenze gute? Undi agatangira ati byo si ikibazo, ikibazo ahubwo n'uriya muntu agiye kuba yakica uri hariya, hagiye kuba yamena itaka munsi, hariyo umuntu, genda wirukanka ujye kuba watabara. Umugore yaravuze ati ngo iki, ngo hariyo umuntu, ibyo se bishoboka gute cyangwa se ibyo bikunda gute? Ngewe ko nkubonye ugahita ubura, waba ugiye kumbwira gute ko nawe ntari mu Burundi? Yaravuze ati hoya, irukanka rwose nuko urugendo ujye kuba watabara, hariya agiye kuba yamena imyanda cyangwa se agiye kuba yahamena itaka, hariyo umuntu, genda ujye kuba watabara. Umupolisi nawe yaravuze ati reka nze ngiye kuba najya gutabara nta ribi, reka nze ngiye, reka ngiye kuba nareba. Umukobwa cyangwa se umupolisi yararebye atangira kuba yavuga ati yewe mugabo. Umugabo yise yongera aragaruka, ubwo niko yarebye atangira kuba yavuga ati kutari muraza, ni ikihe kibazo? Kandi twari tugiye kuba twahagera. Uwo ni umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati tugiye kuhagera, ngwino rwose harabura intambwe nkeya turamanuka duhite tuhagera. Ariko arimo aramujyana nyine ni kwaje kugira ngo agire utuntu yikorera, amuvunagure cyangwa se nyine agire utundi tuntu yikorera. Ubwo umupolisi aramubwira atumva se barampamagaye buno kano kanya, ntabwo bigikunze ko turi bujye kuba twamureba, ngiye kuba nakomeza, barampamagaye bari kunshaka. Umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati hoya ntabwo wagenda. Ubwo agiye kugenda imbwa yahise mukanga ati we urimo urajya hehe? Tayari nyine yaragiye kuba yasara, imbwa nayo yahise amubwira ati we nakwica. Imbwa nyine yatangiye kuba yabibwira ati tugende wowe, ngwino tugende. Ubwo niko imbwa yahise itangira kuba nyine yazamuka, ariko umugabo yagize umujinya avuga ati okay. Imbwa yaramuhabuye nyine, ntabwo wakica nyirabuja, imbwa ihari yahita kunagura. Ubwo nuko nguko yarebye biramucanga, umugabo nyine byaramucanze, umugore yaramucitse cyangwa se yahise yigendera. Ariko si amahoro, sinumva ko ari amahoro umugabo waruzanye umupolisi hano muri rino shyamba. Umupolisi nawe nuko nguko arimo arirukanka, yirukankana n'imbwa ye, bagenda birukanka bagiye kuba baza ngo kureba ngo hano bahabumvishe ko hari umuntu. Dore imbwa nuko nguko yaje, Tayari n'umugore nawe nuko nguko ari inyuma. Dore bagiye kuba bareba ngo umuntu uri hano. Umupolisi yaraje arahagarara, yaherengeye ahagarara hejuru arebye cyangwa se ngo arebe. Dore yahise abona igishashi atangira kuba yavuga ati uriya niwe muntu usavuze, uriya niwe muntu avuze. Dore nuko nguko yamanutse ngo abanze arebe niba kuko hari umuntu. Ubwo nuko nguko yahise amanuka avuga ati reka nze imbanze ndebe, reka nze mbanze nitegereze. Ubwo nuko nguko yaje araza arareba. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore nuko nguko umugore nawe yiri umuparakomando, ni umukomando. Nuko nguko yatangiye kuba yamanuka polampola gake gake ngo abanze arebe basi niba yakora ubutabazi. Ariko nyine yumvishije ko ngo hano harimo umuntu, yamanutse atangira kuba yavuga ati se ubu koko yaba ari umuntu ntabwo nyine uri umuntu wabura ibintu by'ubwoba.
ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati reka nze ndebe. Ubwo niko yaciye ishashi kwitegereza neza, dore harimo umwari, harimo umukobwa, dore ni umukobwa urimo. Umupolisi yarabibonye ahita agira ubwoba, yari bisa azamuka hejuru avuga ati mama we, umupolisi burya nabo bagira ubwoba, nabo rega ni abantu. Nawe Yesu avuze induru ati mama we. Kumbe harimo umugore yatangiye no kuba yarira, umupolisi yatangiye kuba yavuga ati uri umuntu, uri umuntu. Umugore nawe bamuziritse, bazishije, barazirika. Harimo umuntu yatangiye kuba yavuga ati ni ukuri ntabara, ntabara, ntabara. Umupolisi nawe yatangiye kuba yavuga ati ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, uri kumwe nanjye, urarinzwe cyangwa se nyine uratabawe, ntugire ubwoba. Umupolisi nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira. Ariko umugore ntumbaze ngo yazize iki kugira ngo bamuzane muri ino shashi. Wakibaza ngo bamujije iki cyangwa se barimo baramuhora iki ikari muri ino shashi. Umupolisi nawe yatangiye kuba yamubwira ati ntugire ubwoba, urarinzwe, uri kumwe nanjye, urarinzwe. Ariko umugore arimo ararira, cyangwa se umukobwa arimo ararira, niba ari umugore niba ari umukobwa. Ariko ibyaho nzi byo ni uko ari igitsina nyine kimwe muri ibyo ngibyo. Ubwo nuko nguko umupolisi nawe yatangiye kuba yamubwira ati tuza nkwereke. Ubwo umugore nawe agatangira kuba yavuga ati oya, ntabwo nshaka kuba napfa, Umugore barimo baramuhora iki cyangwa se yazize iki? Dore nuko nguko yatangiye kuba yaza, arimo aravuga ati utongera kuba wampohotera. Umugore nicyo kintu nyine arimo aravuga ati utongera kuba wampohotera. Niba bamuhohoteye gute? Dore nuko nguko yabonye umupolisi atangira kuba yamuhumuriza amubwira ati ihangane, ibintu bimeze neza. Umupolisi nyine agomba kuba yamenya uno mugore ibintu arimo arazira n'ikintu afitiye ubwoba. Ubwo niko yamubwiye ati ihangane. Tayari. Dore nuko nguko umukobwa nawe arimo afite ubwoba, bamubwira ati ihangane. Dore nuko nguko yatangiye kuba bamubwira ati mukobwa rero, ukuntu hano bintu bimeze ntabwo hatekanye, tugomba kuba twava aha ngaha tukagenda. Umupolisi nicyo kintu nyine arimo arabwira umukobwa ati tugomba kuba twava aha ngaha tukagenda, kuko hano hantu ntabwo hatekanye. Ku rundi ruhande dore umugabo nuko nguko nyine umupolisi amucitse, nta kintu amukoze, yagize umujinya avuga ati reba ukuntu anjyanye cyangwa se angendanye, ntagize utuntu nikorera. Nari ngiye kuba namukorera hariya hepfo ibintu nawe atazigira yibagirwa. Unyumvira umugabo nyine ukuntu ari igishwi, yari agiye kuba yafata umugore w'umupolisi ku ngufu. Umugabo ni ikigoryi, ni igishwi. Yatangiye kuba yavuga ati kubera iki bino bintu bitabaye? Ariko reka nze nirukanka mbanze njye kuba nasoza biriya nsibanganya ibimenyetso. Umugabo nicyo kintu yavuze. Dore nuko nguko yaje yirukanka cyane, ariko afite umujinya ngo nyine ngarahombye uriya mupolisi ngo atagize cyangwa se nyine atagize ukuntu yikorera utuntu twiwe. Dore nuko nguko yaje mu modoka vuba, ariko hariya hasi twahabonye bakiriyo. Niba atagiye kuba yabataba simbizi. Dore nuko nguko yarebye ati kabisa, wenda reka nzi ibya mbere byo nabisoje, reka nze uyu nguyu mbanze nsibanganya ibimenyetso. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati wow, kabisa nizere ko imodoka noneho yakoze. Ubwo nuko nguko imbwira aho umugore arimo arazamuka, ndetse na wa mukobwa bose barimo barazamuka bava aho munsi cyangwa se aho hasi. Dore nuko nguko barimo barazamuka gake gake polepole. Undi nawe yatangiye kuba abenura ibitaka, abenura nyine ngo abimene kuri wa mukobwa yatsinze hariya hepfo. Abandi barimo barazamuka. Dore nuko nguko bazamutse, umukobwa yazamutse utyo. Dore undi arimo abenura gake gake. Dore nuko nguko yabenuye, ariko icyo atazi cyo nuko abandi bavuyeyo. Arangije yatangiye kuba yakirutsa avuga ati ndabisoje. Ariko kwitegereza neza, dore ngarareba muri retroviseur, harya ni tororovize, ampaye nka kutagira imodoka ni ikibazo. Retroviseur, rataraburize, paraburize, Kigali we. Ubwo nuko nguko yarebye kwitegereza yise ababonamo hariya muri retroviseur cyangwa meterize. Ubwo niko umugabo yatangiye kuba yavuga ati ntabwo bancika. Abandi nabo barimo barirukanka. Umugabo yabirukansa abatibikaho, n'abandi nabo barirukanka tayari. Umugabo ukamenya ko nyine afite akazi ko kubanza gukemura bano bantu bose. Bano nabo bafite akazi ko kubanza kwitsimbura mugabo. Ubwo niko barebye umupolisi atangira kuba amubwira ati manuka hano, twitsimba aha ngaha, manuka ariho twitsimba. Umupolisi nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabwira umukobwa atamanuke ibitsimba, ariko barimo barareba inyuma ngo bitegereze kiriya kigabo nyine niba kitari buze kuba cyabahohotera. Umugore nuko nguko yamubwiye ati itsimbe. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ntabwo nshaka gupfa, ntabwo nshaka kuba napfa. Ubwo umupolisi yatangiye kuba yagenda apanga utuntu twiwe nyine, niba bafite ukuntu bakoze amakosi. Umugabo nawe arimo araza, arimo aribaza ati banyuze hehe,
nihe banyuze, banyuze he ntago nababura. Umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati ntago nababura, ikiba cyose ndababona. Ubwo umupolisi yatangiye kuba yabwira imbwa yiwe ati genda ujye kuba washaka ubufasha, nyine zino mbwa ziba zaratoje nako ziba zaratojwe. Ubwo yatangiye kuba yayituma ngo agende ijye kuba yashaka ubufasha. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yayibwira ibintu byose igiye kuba yakora, ariko umugore warimo ararira. Niba arimo arazira iki, niba byagenze ute? Umupolisi nawe yatangiye kuba yavuga ati genda ujye kuba washaka ubufasha, genda ujye gushaka ubufasha. Imbwa nayo yararebye umugore nyine abayibwiye ngo ijye gushaka ubufasha, nayo ikamenya ibyo igiye kuba yajyamo. Tayari dore nuko nguko yagiye, ariko umukobwa afite ubwoba arimo ararira. Umukobwa nawe cyangwa se umupolisi yahise atangira kuba yavugira ku cyombo, dore imbwa ngo iriruka. Yarirukanse, umugabo ari aho ngaho yararebye, yatangiye kuba yavuga ati wawu, ngiye kuba nakurikira imbwa, ndaza kuba nabageraho, ngiye gukurikira iriya mbwa mwari mufite, ndabageraho ndahita amenya aho muri. Umugabo nuko nguko yakurikiye imbwa, kandi icyo atazi nuko imbwa igiye kuba yasaba ubufasha, kandi abandi basigaye aho ngaho. Imbwa yo yarirukanse, umugabo nawe arirukanka. Tayari dore nuko nguko yagiye akurikira imbwa. Ubwo umukobwa nawe yatangiye kujya ku cyombo, arimo arasaba ubufasha, arimo arabarangira ahantu bari, ababwira aho bari. Tayari ababwire ko umugabo nyine ngo ashaka kwica umukobwa, ari umwicanyi ruharwa ni Kazungu. Tayari umugore yatangiye kuba yatanga raporo avuga ko hano hari Kazungu, umwicanyi ruharwa, ibaze bamurebe. Tayari umugore nuko nguko nyine yamaje kuba yatanga raporo, ariko undi arimo ararira, afite agahinda, afite ikiniga. Dore nuko nguko umupolisi yamubwiye ati hangane, mu kanya tugiye kuba twakakira ubufasha. None se ubundi wowe byagenze gute? Ngewe ko aricyo kibazo ngiye mfite, byakugendekeye gute? Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yamureba akamubwira ati ibintu byangendekeye, uriya mugabo ni umwana mubi, ni umwicanyi. Undi akavuga ati tuza umbwire, ishyira umutima hamwe tuze kuba twamenya n'ibintu tuza kuba twamushinza. Mbwira uriya mugabo ni ibiki arimo arakuziza, cyangwa se yakujijije iki? Murimo murapfa iki? Undi nawe agatangira kuba yavuga ati ibintu turimo turapfa, sinari nanamuzi uriya mugabo. Ubwo umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ngo ntago yari anamuzi. Baratwereka ku rundi ruhande hari imodoka yari irimo iragenda. Umukobwa nyine yatangiye kuba yatubwira ukuntu byagenze. Hari imodoka yari irimo iragenda, ubwo yabwiye uwo bari bari kumwe ati va mu nzira, parika niviremo. Umukobwa nyine yari yarakaye cyane. Umugabo akamubwira ati se sheri, ni gutyo ugiye kuba warangiza urukundo rwacu? Ni gutyo ugiye kuba warangiza urukundo rwacu? Undi yaramubwiye ati wanteye stress, singikeneye kuba nagumya mu rukundo rwanjye nawe, umucitinzi cyangwa se umuntu uca inyuma gusa. Reba ukuntu uri muri igiro. Undi akavuga ati sheri, ni ukuri ibintu byose byabaye ndimo ndabisabira imbabazi. Undi yaramubwiye ati ziba aho ngaho. Ubwo niko yamucecekesheje. Umugabo nawe nyine baramucecekesheje, nta kindi kintu wakora ku muntu urimo arakubwira ati ziba. Yahise nyine akomeza imodoka, umugabo we yari yamufashe amuca inyuma. Umukobwa yari yasigaye aho ngaho yarize, yababaye, sheri we yamuciye inyuma. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga urandebera. Ubwo atangira kuba yavuga ati si ubwo hano ndahava gute? Hano hantu ndahava gute? Umukobwa nicyo kibazo nyine afite. Yatangiye kuba yatera agatambwe, arimo aribaza ati ukuntu ari buze kuba yava aha ngaha. Gake Tayari dore nuko nguko yiyumvishije imodoka inyuma, atangira kuba yayihagarika. Imodoka yarayihagaritse, yari irimo undi, icya kigabo twabonye cyari kigiye kuba cyamwica. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati none se ibimeze gute? Umugoroba mwiza mukobwa mwiza. Undi nawe yatangiye kuba yamubwira ati umugoroba mwiza. Akamubwira ati se kuri muri ino nzira wenyine, ibimeze gute ko mbona uri muri ino nzira wenyine? Undi yatangiye kuba yavuga ati nanjye ubu ngubu ndimo ndibaza ukuntu nahava, wampaye akarifuti se? Umugabo yatangiye kuba yavuga ati ushaka lifuti? Ubu se nayikwima gute nshingiye kuki? Umukobwa mwiza nkawe nayikwima gute? Ngwino uze tujyemo. Umukobwa akavuga turakoze cyane, unyemereye lifuti? Umugabo yaramubwiye ati cyane rwose lifuti ndayiguhaye. Umukobwa barayimwemereye. Tayari nuko nguko umugabo nyine yarayimwemereye, ariko nuko nguko cyari kirimo kirareba kivuga ati wawu, mbega akana gafunzemo. Tayari dore nuko nguko umukobwa nawe yagombaga kuba yaza mu modoka, ariko atazi umugabo ukuntu akora cyangwa se ukuntu ateye. Dore nuko nguko yaje mu modoka, ikigabo ariko kirimo kiramurebana akantu k'irari. Umukobwa nawe nuko nguko yahise yicara mu modoka vuba. Ikigabo nacyo kirimo kiramureba, agatangira kuba yavuga ati reka tugende twerekere. Tayari dore nuko nguko yamubwiye ati reka tugende twerekere. Ubwo nuko nguko bagiye. Umugabo ariko mu mutima arimo aragenda atekereza ati no mwana ndabona akiri mutoya, n'utu dusayizi mba nishakira. Umugabo nyine nicyo kintu yagiye arimo aravuga ngo nitwo dusayizi aba arimo arishakira. Umukobwa nawe nta bintu byinshi yari agomba kuba yavugana n'uno mugabo.
yatangiye kuba yakiyumvira imiziki, akubitamwe imiziki gake gake, ariko ikigabo cyagiye kirimo kiramubara, kigenda kimutera imibare, gake gake. Dore nuko nguko umugabo yaje akomeza imodoka arimo aramucana, cyangwa se arimo aramujyana. Dore nuko nguko bakomeje barimo baragenda, umukobwa nawe arimo ariyumvira imiziki. Ubwo niko yarebye neza akebutse, atangira kuba yavuga ati none se ahantu urimo uranjyana ko ntahazi, hano hantu ni bwoko ki kutaye umuhanda wa nyawe? Undi yatangiye kuba yaboroka imodoka, ndagira ngo ndebere. Dore ngo arahita aboroka imodoka, umukobwa aho kugira ngo asohoke ahubwo atangira no kongeza akavuduko k'imodoka, akagenda amureba amubwira ati mva mukobwa, biragoye ko waza kuba wancika, utuze utuntu tugiye kuba twakora, tuze kuba twakumvikana, sibyo? Tuze kuba twakumvikana. Umugabo nyine yatangiye kuba yamubwira ati ngatuze ibaze kuba bakumvikana. Dore nuko nguko umukobwa yarebye, ikigabo gitangira kuba cyaseka, icyagiyeho kiraseka nyine ngatuze bumvikane, kigenda kirimo kiraseka. Ubwo nuko uvuga ngo kino kigabo nyine icyaramuhemukiye, niyo mpamvu n'umukobwa yavuye mu ishashi afite ubwoba. Icyaramuhemukiye cyakoze icyo cyikorera, ikirangije rero gishaka kuba cyamwica. Umupolisi yatangiye kuba yavuga ati wigira ubwoba, undi akavuga ati ndabufite, mfite ubwoba burenze ubwoba. Undi yarabyumvishe, yumva inkuru y'umukobwa, atangira kuba yamubwira ati wigira ubwoba, ibintu byose bimeze neza, kandi ndabizi neza ko biri buze kuba byatungana. Uriya mugabo araza kuba yabiryozwa, arahanirwa, ibyo yakoze byose araza kuba yabihanirwa. Ntugire ubwoba. Uwo ni umupolisi nyine, nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira ati ntugire ubwoba, ibyo yakoze byose araza kuba yabihanirwa, ntugire ubwoba. Tayari se umugabo biragenda neza. Ubwo niko abandi babonye n'ubundi ubufasha butinze, batangiye kuba bakirukanka ngo bagende. Icya kigabo cyahise cyagira umukobwa mutunga imbunda cyangwa se umupolisi. Undi akamubwira ati mwacikaga ko mwancika se? Undi akamubwira ati amaboko hejuru, ariko gitangira kugenda kimwegera. Iki kavuga ati nayamanitse rwose, nayamanitse ngewe ntago ngorana. Dore tayari ahita yaka umupolisi imbunda, ahita yimutunga, ndagira ngo ndebere. Dore ngo arayitunga umupolisi imbunda. Umupolisi akavuga ati tworohane, tworoherane. Undi akavuga ati ahubwo uzi ikintu ntari naratekereje se? Ntago natekereje ko no business cyangwa se no mushinga nize wo kuryamana n'abari b'abakobwa nzaryamana n'umupolisi. Undi akavuga ati ariko ufite uburwayi. Undi akavuga ati nta burwayi mfite, ni intego ngiye nihaye, rero ndashaka kuba nanaryamana nawe. Tugiye kuba twamanuka hariya mu ishyamba, dukora ibyo dukora, rero nitubirangiza nawe urumva ikintu kigomba kuba cyaba. Urimo urabyumva? Niwisaza ndakunyuza mu isasu. Urimo urabyumva? Umupolisi nyine yagizemo ubwoba, kino kigabo ubanza ari uburwayi. Ikigabo rero cyaravuze ati rero ngiye kubanza nica uwo mukobwa, kuko we twasuzanyije aferi, noneho haraba hasigaye wowe nawe tugira ibyo dukora, nubyanga ndakwica. Ubwo nuko nguko umupolisi akirimo arajagajaga, akiraranganya amaso, wa mugabo nawe bamuturutse inyuma, hari undi mupolisi wese uhagera. Umugabo akavuga ati ni ibiki? Ibigenze gute? Ibyo ni ibiki? Ubwo undi yahise atangira kuba yavuga ati wa kigabo iki kigoryi, ifata imbunda. Ubwo yabwiraga umugore gafata imbunda, undi agatangira ati yemwe murimo murambaza ibiki? Ariko mwebwe hari ikimenyetso mwegeze mumfatana, cyangwa se hari ikintu kigaragaza ko mugomba kuba mwamfunga? Undi agatangira kuba yavuga ati byonyine ibyo nizi ahangaha, cyangwa se ibyo nje ndimo ndumva byonyine birahagije, rero ugomba kuba wafunga wa mugabo we, ugomba kuba wafungwa. Undi akavuga ati nta kimenyetso na kimwe mufite, icyamfungisha nicyo kintu ngiye nakababwiye. Muramfunga se mushingiye kuki? Iko nta kimenyetso na kimwe mufite. Undi yaravuze ati byose naho washimutiye umukobwa twabibonye kuri CCTV, ikamera twabibonye. Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bamubwira ati ku mihanda hari CCTV zabigaragaje umukobwa nyine umushimuta. Tayari baramujyanye, umukobwa nawe disi yagombaga kuba yaruhuka, kuko nyirabayazana gitera nako sebayazana ibari bamujyanye. Dore wa mukobwa nawe yatangiye kuba yageraho ngaho, arimo aravuga ati wakoze cyane, wakoze cyane, kandi nanjye munkorera ubutabera. Ubu nicyo kintu ndimo ndasaba, munkorera ubutabera. Yabwiye umupolisi ngo nyine amukorera ubutabera, kuko nawe yishwe na kiriya kigabo. Ariko ntabwo tuzi ukuntu cyamwishe, ariko nyine wenda tugendeye ku kuntu kishe cyangwa cyashakaga kwica no mukobwa nawe, ibyo ari byo byose ni kure yari asanzwe abica. Umupolisi rero yatangiye kuba yamubwira ati nyuma na nyuma ubonye ubwigenge bwawe, ubonye ubwigenge bwawe, amahoro aratashye. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati nukuri sinzi ukuntu nagushimira, kuri bino bintu nkoreye sinzi ikintu nagushimira, nukuri urakoze cyane, ibi bintu nkoreye birahambaye, birarenze cyane. Umupolisi nawe akavuga ati nukuri
ntabwo nari kubura kuba nabikora. Tayari dore umupolisi nuko nguko yayambiriye umukobwa aho ngaho hari umugore waje arimo aravuga ati Ana we, Ana mwana wanjye. Ana nawe yahise yirukanka cyane ati mama. Ikumbi mama wa Ana nawe yaraje. Ana nawe yirukanka arimo arayambira mama we, dore nuko nguko ibintu byagenze. Mama we yahise ahagerera mu gihe Tayari barayambirana. Umupolisi nawe yarakoze akazi ke, byose birangiye neza amahoro. Dore umukobwa nuko nguko yarize, amarira yabaye amarira, akareba nyina na mama we disi akamureba, bose bakarebana, ibintu byari birangiye neza. Ariko hagati aho ngaho dore nuko nguko byarangiye, bigenda neza. Nakubwira iki? Nabura kuba nagushimira wowe twabanye muri no nkuru se nshingiye kuki? Reka mbe nagushimira wowe twayibanyemo kuva itangiye kugeza irangiye. Uri umuntu wahatari, uri umuntu w'umugabo. Ariko mbere yuko dusoza ino nkuru, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video waba wayibonye. Iramutse yagushimishe ntibagirwe kuba wakora kuri like. Nkubwira ati inkuru zo n'umunsi ku munsi ujye uzinduka tuhabane. Ndabakunda cyane. Bye bye.